ntabwo byakunda. Boss arahaha. Ni njyewe na boss twenyine. Cyane mpamvu navuye i Kigali. Aza kwishakira akazi k'ikiboyi hano i Musanze. Kibaze ko azaza uteka inzu ku nzu. Cyokora yakanye ngiye mbishatse nakugira inama. Nawe gatanye ugashaka akazi ko mu rugo. So iyo tubicara ziramutse zihagaze wakora iki koko? Nta n'imbaraga ngo wajya mu buyede. Ngo umufunda amabuye ntiwayashobora. Mara ndakagushakira hano i Musanze. Wowe wakora abaporofeseri. Bo bafite amafaranga muri iyi minsi. Hamwe n'abagoronome. Bose wanje ni umugoronome. Uzi ibinyoma mba ndimo kurya. Siko mana unsubije mu kazi ko mu rugo ni narakanze. Ubuzima niko bumera. Bose se ko agera hano nimugoroba arasanga nabiciye umuzizi. Nahunze ba Nyiramenyo n'aba Ivete sanda zo mu Gashyikiro se zizamvana hehe? Sinzajya teta goshi ngiye boss yatinyiruka. Akobwa se duturanye ntibazandabura b'inzobe ko nzabirinda. Bazaza baza mbaye ibinyomoro gusa. Ngeze umusore mfatira hano weye yambona. Yambona kobwa bariga Busogo kunibiga Busogo buri bakabagira abaveterineri bazaza babasha kuvura amapusi n'amahene n'inka. Ngabanye gazi nta nkombye boss. Yandagetse kwizamara amezi abiri. Boss agura ya mabuta bita Royale, Yorale niki? Akwe ngo ya ni meza. Kwa wayamwiba nkagurishaho make nkinywera urwako. Kandi ngo bakoze mu rugo yesi nzagavura. Boss ahahira rimwe. N'igiki silo nawe uzizi intoryi koko nuko uzi umubyeyi eshatu eshanu bose aranyicana. Oya wese ibitunguru intoryi
kandi muze kumpa manigare bone yagiye gutema giye kuba nitoze kanya mikoro yo kuga gakora gufata utubiro gukomeza ndaje ngakabira Teo tangiye gutegeka yuga mufata Amasuza kandi mbahereza ikaze kuri Iris Rwanda TV aho muduteze amatwi dukurikiye muri hirya no hino mu gihugu abari mu majyepfo n'amajyaruguru Burasirazuba n'Iburengerazuba by'umwihariko ari mu gihugu hagati wa Kigali perezida gutya Nzovu wa Mutuzani mu majyaruguru yatangiye akazi yagaruka aho yahoze Abagana Nzovu ni sawa twashizemo umuriro mwinshi umuriro Bahizi Vedas Bahizi Venus ni gute wisanze mu majyaruguru mu majyaruguru ko nahisanze enda n'aka kazi ko mu rugo neza ukundikiye kugira ngo none umwuka uheremo n'aka kazi no kugakora i Kigali ariko impamvu naje kugakorera hano i Musanze nirinze zanga kugira ngo zitazaza ziza kundira ibiryo bya boss ugasanga baranyirukanye mpitamo kuza kugakora hano i Musanze kandi buri Musanze n'ahantu hari ibyo kurya hari ibirayi hari iki abindeka ndashaka hano i Musanze ngize amahirwe hari umuntu wari warize muri Kia niwe wakampaye yari inshuti yanjye nanjye bisimbize rero nubwo abantu bari bari gutetse utari umuntu wari warize hehe muri Kiss yari inshuti yanjye rero igihe nari ngikina muri ibiganiro amafilime aza kuza nawe guhabwa akazi hano i Musanze ndamushakisha kuri interinete za telefoni ngiye kumva mvambika ngwino ngo akazi twabanye neza ase Nzovu ubu ngubu urakibuka guteka ibintu heruka ko umukozi wo mu rugo ryari nko muri za 2005 2005 hano hari abana batari bakavutse benshi n'abakobwa duturanye bari bataravuka none se Nzovu ubu koko ibiganiro wabiretse tu YouTube yanze ibiganiro ega burya nta gukora akazi kamwe n'ibiganiro nzansaba uruhushya rwose rero ajya kubikorera i Kigali kandi naho i Musanze hari abafite amahitwe bica naho nzaza ngakora Iris Rwanda twakugezeho rero ariko namwe muzi gutungura ubwo n'iki ko ndi hano ejo nabonye uvuye guhaha ku muhanda ugendaho mpaka mu myanya uri gutaha abanyamakuru mu ngenda umugiye gukwirakwiza inkuru hose ko ndimo gukora akazi ko mu rugo i Musanze nase Nzovu kuki wahisemo kuza muri aka kazi aka kazi ni ukwitoza kuko amahitwe bica ashobora guhagarara yahagarara nkahita nikomeza mu kazi ko mu rugo n'ubundi niba ndimo kugakora 2005 ukora akazi ko mu rugo urabahembaga angahe nahembwaga n'ibihumbi nka 7,500 Nzovu umwe mu bantu bavuze ko bakunda yaka cyane kuki wahisemo kumusiga mu mujyi wa Kigali nemeye kumusiga kandi nawe byanze bikunze inama namugira ni ukuzana nkakamurangira se Nzovu jya wirongorera umugore mugafatanya ubuzima wongeye usimbiza ariko ibyo bya dosi bidashobora cya kintu wankoreye wayishyira ibyo hasi byashoboye igitoki kiba cyoroshye turagishyiramo nyine Nzovu nari kugufasha gukata manza ushyiremo tuno turabashyiramo bishyiramo nabyo njya gushyiramo tuzi kandi batugushyiremo natwe ihitari Nzovu wowe simbiza cyane abo twagiye gukina abakobwa ko kuhamagaye abakobwa bakaza kurya ibiryo bya boss bakakwiruka hasi ibiryo bitekeye bane n'abantu urabibya ni sawa nari nkirimo ariko bahise bakupa kugira ngo mbanze tuvugane
Yego. Oui. Ni sawa. Yomu Mamaza shoni. Nzovu uhisemo gusiga yaka Nyiramenyo hajya nande? mama kuri wako ari majyagere bamusubijeyo. Ese waramusubira? Ndamusura. Ariko ibaze ngiye n'ubwa mbere nari mbibonye kuri serurine. Umuntu baramufunguye. Bamufunguye nk'uyu munsi. Mwoheje amafaranga 5,000 bya tike bimuvana majyagere bikamugeza mu Gashyikiro. Ahageze naramwakiriye mugura primus mugura kanzu k'akabenzi n'ibirayi saa 9 z'ijoro. Abakubise umuntu akavide ka turupa. Yo yese ngo se abazamubona asubiyeyo umunsi umwe gusa bazavuga ngo navayo n'ubundi uzongera munamutege abyihore. Ubu se akantu uzamukumbura Yaka nzamukumbura kandi azaza no kunsura. Nubwo akanga ugeze muri Musanze cyangwa hakoreye mbere nagira amakuru ncuza amasede ariko iby'amasede uko byahagaze ubu mpageze nakora akazi ko mu rugo. Okay, Nzovu wenda turagaruka ku kazi ko mu rugo nahageze ncuruza amasede ubundi akazi ko mu rugo ko tugira icyizere yuko utazigira umugasinda noneho nkuko utetse kuri gazi kaba yanaguturikana ukaba none utetse no hanze gusinda kunywa sinzasinda ariko none sinzicwa n'icyaka ahubwo uranyibukije ejo nagavuye bosi ngura kanure. Nzovu muramubona nyine twamusuye hari mu kazi i Musanze akaba ari gukora akazi ko mu rugo byari biganira i Kigali byamucanze bose ko atashobora yantumye litiro yo gutungura igice ariko kira nkigakora mu giturage ntabwo jantumye icupa ry'amavuta ngurisha naka igice ngira ngo ni umweru rwagwa kera none ndagenda hamwe ni mawuja se namukaje mu gikoni akareba ko naguze igice fata amazi nuzuza rya cupa ku mavuta hasi none ngiye guteka ifiriti biraturagurika kuko amavuta yari ari mu amazi biratangira biraturagurika ndongera babona amavuta n'amazi agikwayo ndongera amazi ndayaminina nsigaza igice ariko ahantu nabikaga nahoraga amafunze ubwo bw'ibyo rimwe na rimwe narabitogosaga kugira ngo nibura mawuja azabone ko nibura amavuta gihari. wari umeze nk'abakozi bo mu kabari ngo iyo bahombye bafata ivide rimwe oya nanjye hari unarinzi urabona izi nzoga z'amarike hari umukozi wo mu rugo wahombye anje afata ibindi bivide yuzuzamo amazi uziko rikeri nkako nyagisa nk'amazi marike basa nk'amazi akeje umukozi amanika muri etajeri umukozi ariko yaje kuhava mabuje agiye guha abakiriya rikeri bari bamwishe banyoye amazi nafata amavuta kugira ngo ubone ko icupa ryuzuye ushyiramo amazi inzoga yanahiye inzoga y'ejo sinzi impamvu datawuje atayibonye. Ase Nzovu akazi ko mu rugo na byeri bizahurira ntabwo nagakora ntamwe icupa bye bizavamo nzasiba kujya mu tubari nzaza ngenda ngure kanurisi kamwe hazanye nkamwe ntetse bosi yagiye mu kazi ase ko amenyereye kugura ba Nyiramenyo nabande mwana akazi ko mu rugo bizavamo uzajya ubona ibiceri byo kugenda guhaha teta goshe sinzajye nawe urazi ntabwo indayazi kiba muri teta goshe ngizibahe Musanze nta ndayazi kihaba ariko nawe uzigiye mu cyaro uzi nawe zikorera njye niho nari ntuye ariko umanza umbwira story ngo ukigira muri Musanze bwa mbere gucuruza amasede muri Vunga byaje kugenda gute ngo waranwe y'urwagwa nagiye muri Vunga abasaza baho bampurwagwa ndasinda nibagwa gucuruza navuye muri Vunga ngaruka Musanze mitantega kwa Steren subira Kigali utazi wasinze ntabwo nari nasinze cyane ega kunywa inzoga si ugusinda mu inzoga umenye no kwikontorora nzo kumenya no kwikontorora
Nzovu utabeye ibi biryo bya boss arabye mva ari kurya ibiryo ubu urakibuka guteka umusaza imyaka 53 banzi guteka rwose arabi ntabwo ari kanywa kakanetse vuba wabona avuye ku kazi agasangimo kunywa inzoga yahita nyirukana none se Nzovu ubundi wajya kugendera abana bawe posho ukabohereza kuri mobile money ngo hano akazi ko mu rugo kubigana bya YouTube wagendaga mani bakabohereza utwo duceri wagera kwa fisa akabohereza ibyo biceri wagera kwa Tycoon nakabohereza ibyo biceri ubuzima bwa distance no kubuza n'ubuzima bw'ikiboyo urabihuza gute uyu boss ntazaza ntenda se ku itariki 30 kandi utakoze nze sindimo gukora boss azayahwemba ku itariki 30 itariki igeze boss nta mpembe namwubahuka wakora iki namufata mu mashinga itariki yanjye twavuganye abuze ukuntu iyo turimo guteka umuntu ashyintoki ubu se Nzovu uracyafite imbaraga zo kumesa no gukoropa Oya ndabizi byose ndabizi. Ndabizi byose ndabizi. Umunsi yakayabwa aje Musanze zabigenza gute? Nzamwacyaza zamutekere hamagare boss nyereza amafaranga yakayikunda urwagwa. Kandi urwagwa ntiruhenda. Ari Kigali se na Musanze ni hehe ruhendoje? Jamais Kigali nta rwagwa ruhaba. Rubahe? Rubi Musanze. Nze Musanze bamwe urwagwa ruvuye muri Vunga. Urwagwa rutuka uzi n'ahantu ruturuka? Ndahasi. Nzovu watangiye akazi ko mu rugo ibi byose ni wabihase ugira ite byose ukuntu mfite boss ugirinda kumushize hanze sibye ko buri mu boss yazi guha yagirinda amenya no guha ngo umugabo urya niwe ha buriya n'umugabo yazi umugabo ufite umugore buriya nawe umugore ntabwo akunda kwicwa n'inzara kuko umugabo barimo abakunda kurya kamusigira amafaranga yo guhaha no vango uwo niwe mugabo nyine se wibukaga gukora izo nshingano ukiri kumwe na mama Sandrine yewe narazikoraga nzovureka kutubeshya narazikoraga agucika gute mu buraya bwanjye mu buraya senzo waziha ubu narihani kuva naza gukora Musanze ntago nkizijyamo ntabwo nkinywa amayoga cyane nzanywa karasi kamwe kone nzo namwe inzoga nyinshi nyakuye wazivuye hose ubone nimba boss ambwiye ngo mpaye ibiro bine by'ibirayi n'ibitoki ibiro 3 kubirayi nzaza mvanaho ikiro ni 600 igitoki ni nka 500 ubwo si 1100 nantu ibitunguru bibiri ngure kimwe mbe mbonye 100 nongere ku cya 1100 ngura kanores buri munsi ubu bayo bimbayo sinzovu aba diaspora bari kugusarira kurongora warongoye n'ubuzima mu gupfa kurongora none ari mfite kwamaranye ukwezi ahita agenda ajyahe nze mu kwezi yari iminsi 30 yagiye mu gasozi yirariye mu bandi bagabo asigara iminsi 27 yigira gutaha saa 7 n'igice ubwo niho hasigaye kuko buriya tuba twatangiye undi munsi bigeze saa 6 dutangira indi tariki ubwo mu kwezi twamaranye iminsi 26 ntabwo ntura muntu azagenda anzanira ibirwara nahise mubwiye fata imyenda yawe wigendera ubuheruka kubomora kwa kangahe ibintu kubomora nabaye ndivuye asundi kubomora Nzovu n'amafaranga menshi byagutwaraga wigeze uhereza umukobwa kugira ngo mubomorane ni nkangahe mwasangiye warangiza ukamuhereza nk'umufungati akira hari uwo nigeze guha 30 undi mu 10 wa makeya yabaye uwa 2 n'uwa 2 warabomoye Nzovu urwo rwenda utanga amafaranga bitewe n'uwo mukobwa ngiye kuryama abakobwa burya ntago babasa gute hari abafite ikibuno abadafite ikibuno ariko ngiye nkunda abakobwa badafite ikibuno kuko mu businjya nyitwara ntwara amavatiri ukunda abakobwa badafite ikibuno ubwo kuri nyashi abafite nyashi imani batembereza
niba wandi nzaha 2 nuko udafite ikintu 30 ndaziguha. Ekada warumenyeye kubomora abana bo muri YouTube baba YouTubers bakumye nk'umustar babana bo mu rugo baragatoye niba ugiye kubomora abenje sinzarongura abana ndarenga oya abakozi bo mu rugo abakozi bo mu rugo se ko bose aya usenzahure nabo koko abakozi bo mu rugo baramenya ngiye kwifata ngiye kwifata Nzovu watangiye akazi ko gukora mu rugo mu karere ka Musanze muramubona muti muri comment hasi mumbwira ukuntu murimo kumubona Nzovu nutwadushyiramo se utwo batwita unga nimbari onga sembeze mbona boss oya soma neza bayita onja ngo soma nega ntabwo ni onja ati ibise n'ibitukuza wabyihoreye kabyihoreye kereka niba boss abikunda oya kambye ngo shyamo kamaji eka amaji star Nzovu yemeye gusiga yakamwana asigana Gitaf ariko uvuye ko hako Gitaf yabaryanye hita atu kubera iki se ko birangire oye irangire mbongere rwose mbona ko kuzayifata amashusho bizamurusha kubera ko bizamurusha rero bizamurusha hari yazabushyamo kanari ngiye ntabwo indirimbo y'ibishego cyane igishego gute se ngira ijambo ririmo ry'igishego ntabwo nagisamo hakemwe cyo kitangira umwaka yarembye ngo iki ngo aragitose ibiki hakurya niryo jambo ryonyine wamenyemo ngeze ko nafite touch ngo ndayikurikira ntabwo ni bose warakanyetse n'injoro ahubwo se namenze ari umusirimu akwemera umusirimu ni Nzovu wacitse kubomora wacitse ku bintu byinshi cyane Nzovu turi kwibonera mu karere ka Musanze Nzovu watangiye akazi aho yahoze niho yagarutse ibyo gushaka umugore babyibagirwe Nzovu niko wabwira abakunzi bawe bakumenye mu by'umwihariko ba Yakamwana ba Gitaf n'abandi bose bagiye batandukanye uyu munsi wa none kuba werekeje kwibera mu karere ka Musanze abakunzi banjye icyo nababwira bagakora akazi kamwe kandi akazi ni nk'akandi akazi ni akagutunze batona yuko naje gukora akazi ko mu rugo i Musanze bavuye ngo Nzovu aragiye ngo mayitu yavuye ku mayitu bicano n'amayitu bicano nzaza nyakora nese ubu nta muntu ushobora kuba umunyamakuru kandi anigisha burya muri ubu buzima tugezemo muri u Rwanda rwacu urakodesha inzu ufite abana bariga urahemba abakozi uragira ute wa mushahara umwe ntacyo kumarira ugomba gukora n'akandi kazi kugira ngo nimba akazi kamwe kagwembaga 50,000 ukora kandi nako kagwemba 50,000 ufite ijana Nzovu tugana ku musozo nkuko turi mu karere ka Musanze akarere ka Musanze ni kamwe mu turere dukoze kuri Parike Nationale y'Ibirunga yavuze Parike Nationale y'Ibirunga wumva iki Parike Nationale y'Ibirunga turavuga umuhari hari ingagi ni nayo pariki ngiye navuga yinjiza amadovize menshi abakerarugendo bajya gusura ingagi buzi ko ingagi ari byiza bitatse u Rwanda ingagi buri ingagi irusha agaciro umuntu ikurusha agaciro uyu na boss irakamurusha muzi ingagi ko baza kuzisura bagatanga amadovize bose buri amadovize bayamuha reka ingagi ni nziza zinjiza amadovize ariko dufite parike nyinshi hari na parike y'Ibirunga habamo inzovu habamo intare tukajyana pariki ya Gishwati tukajyana pariki ya Nyandungu pariki ya Gishwati bamiki sinzi bibamo gena nanyuzemo rimwe ntabwo nitegereje bibamo Nyandungu habamo inyoni kakomeje hari izindi pariki utaravuga Gishwati Ibirunga Ibirunga ntabwo ari pariki Nyungwe Ibirunga ntabwo ari pariki ni pariki Nyungwe iri mu mapariki nyamara naho Ibirunga Ibirunga ntabwo ari pariki
ahubwo ingagi zibahe ageze ziba mu birunga agize ngo zibandi Nyiramacibera tu Nyiramacibera yabaga he niwe arindaga ziranga yabaga mu birunga none ubu ingagi zibahe mu birunga ok twakomeje tuvuye kuri Nyungwe ndumva ari izo zonyine ntabwo wumvisha ko intare bagiye kujya ntibari kuzikona intare ngo zigiye kujya ziboneza urubyaro nazo zibyara kandi ari ibyiza bitatse u Rwanda ko zigiye kuba nkeya ndetse zikibyarira sinzi ahantu nabisomye ngo intare nazo zigiye kujya ziboneza urubyaro ngo zabyaraga cyane Akagera urakazi Akagera Akagera n'amazi 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 Akagera Akagera cyane ko karimo inzovu n'intare ntabwo ujya wumva Akagera National Park pariki y'Akagera iherereye he iherereye gato ariko ni mu bice by'iburasirazuba aho ngaho uwagwitisha ese nzovu ntabwo urabomora umuko nyine barakunaniye uwagwitishamo gusura parike nationale y'Ibirunga Nyungwe n'Akagera wahitamo kujyayo najya gusura aho inzovu aho inzovu ziba Akagera nkireba wajya mu Kagera okay nzovu tugana ku musozo uri umwe mu bami bari bamaze kubaka izina cyane rikomeye muri uru Rwanda ugiye gusazira mu rugo rw'abantu ukora akazi k'ikiboyi ubona burimo pansiyo ntabwo ngenza agasaziramo nta konta mfite na boss naramuka ngiyo amemba ku itariki 30 narenzaho n'umunsi nk'umwe cyangwa ibiri azamenda yongejemo n'igenda ugiye subira i Kigali hano nta muntu ukurimo uyandimo ubuse boss aho arimo kunywa we ntakora ubwo se ukwezi kurenze ntibamuhembe ntiyagahagarika agashakira n'ahandi right inzovu hari ikindi wumva twarenzaho ndumva nta kindi turarya se murarya boss murarya nta kibazo kameramani atariye kamera yameneka nanese mu byo boss yari yaje natwe turimo oya rega burya iyo utanga koko gutanga niko kwakira ese boss ndabahagagiye ntabwo ndi igisambo n'ibishya ndaba urakoze cyane garagito